asante. hanyuma tubamuge tugira ngo tuganire ku ngingo imwe imaze iminsi mu bafana b'umupira w'amaguru bavuga bati APR iramanura kontineri z'abanyamahanga kubite hariya ubundi ikomeze kuba ubukombe. Ibi bintu mwebwe mwarabyumvise se na mwarabyumvise ukuri kwabyo ni ukuhe SG? ntabwo numvise neza iby'amakontineri. kontineri nari nkoresheje terime y'abasportifu bavuga bati murazana abanyamahanga runaka, bavuga bati murazana abanyamahanga bakomeye cyane mubashyire mu ikipe ya APR mwongeremo politiki ihinduke noneho mu ikipe ya APR ikomeze gukomera no ku ruhando mpuzamahanga ndetse no mu Rwanda ahangaha. ibi ngibi bihuriye he n'ukuri? Okay, mwakoze. Nukwibutsa gusa ngira ngo hatagiyemo iby'amazinda, numva duherukana kuvugana agatanga, ariko mbere tugitangira tumaze guhabwa imirimo, ndumva yari ku itariki 8 z'ukwa mbere muri press conference. Muribuka ko nababwiye ko APR igendera ku murongo kandi tugira abayobozi bagendana n'ibihe, hanyuma bagapanga mu buryo buboneye kandi burashe. So shampiyona uburyo twayipangiye mwabibonye, ndumva umunsi bari none ejo tukabisoza tukabagaragariza icyo iyo mipangire yagezeho. Byari bijyanye rero na shampiyona yacu. Niba mushaka kumenya indi murongo rero nibyo ni mu gihe, ariko nagira ngo mbabwire ngo nuko n'amatsiko mu mwuga wanyu biremerewe. Murashaka kumenya amakuru nanone y'undi murongo tuza kugenderaho kugira ngo dupangire gusohokera igihugu mu rwego rwa Champions League cyangwa Confederation Cup. Ko tuzabimenyesha. Gahunda rero ni kwa kundi. Ubu ngubwo umurongo ujyanye n'uburyo tuza kuza kwatakinga icyo kintu kindi naho uri bumenyekane, hanyuma tubamenyesha. Ibyo nta mpungenge rwose. Ngira ngo ijambo twari twapfunditse twavuganye icyo gihe maze kuribona. N'ubundi rero n'ibindi muzabibona. Ubu ngubu naba nshushe n'uvuga ibitaratungana mu gihe kitari cyo. Reka tugushimire igihugu ngubwo tubifurize no kwegukana igikombe cya shampiyona. Amahirwe masa. Murakoze neza. Yes, nge uko miyumvise APR nta kintu wumvamo. APR nkurikije ukuntu abisobanuye, APR igiye kuzana abakinnyi b'abanyamahanga. Ni impamvu mu mugeni nanjye tugendeye ku amagambo akoresheje aravuze ngo APR ni ikipe igendera ku murongo, ngo umurongo twari dufite murawuzi. Aravuga ati rero dutegereje match zo ku munsi w'ejo tumenye niba tuzajya muri Champions League cyangwa se Confederation, ati undi murongo muzawumenyera. None zaje n'uwe wundi yaba ari uwo murongo ari kuguma. Ibyo se byerekana ko bagiye kuzanya akavuga ati turi clear, umurongo ni wa wundi nta gihe. Urakoze cyane. Ibyo nangiye kuvuga ubivuze uko nangiye kubivuga. Ariko yo analyse yacu na analyse si base tugendeye ku base y'amagambo yivugiye umunyamabanga mukuru wa APR avugiye kuri Radio Rwanda kanukanye. Ibindi ubwo reka bazabitumenyesha, ariko ushobora kugendera kuri ibyo ukumva igishatse barabibonye. Goromaya niba ushobora kugukubita ibitego bibiri mu minota 5 match ikagushyuhana kuriya Kanyarwanda, abakinnyi bagahita bikorera amaboko barira. Ukeneye n'abakinnyi abandi b'abanyamahanga. Riga none se abakinnyi b'abanyamahanga baratsindwa ariko ngenda National Sport ifite uvumba umuvumo nombe mu Rwanda ubu ngubu iri he? Oya ntimugafate ko abanyamahanga batari muri APR ngo mujyanishe ngo na leta za APR. Abanyamahanga baratsindwa. Reka fact zigaragara. APR FC nziza yabaye kurusha izindi yabaye hagati y'umwaka wa 2003 n'ibihumbi 2010. Izo APR zose
dushaka duhere kuri ya kipe yabayeho nziza urimo kuvuga yakoze iki nibyo ngiye kukubwira ibyo yagezeho iyi ngiyi itarageraho sibyo ngiye kukubwira ndaguha ibintu bitanu zitandukaniyeho icya mbere 2003 yakinnye kimwe cya kabiri cya Confederation Cup iyi ngiyi ibona yitwa Cup Winners Cup ikurwamo na Jules Berger 3-2 match yagoranye 3-2 difference y'igitego kimwe iyo ni APR irimo abanyamahanga 2003 ku mahoro yakubise Ulinzi iyisaka 3-1 Ulinzi yabanje igitego APR yakubise 3 yiruka Karekezi yese gomba mu minota nk'icumi Gatata yitera ama penalty yarayishe yarayicengaga karyamisha ariko abagifite Sirengo yabaga ifitemo ba Didier Bizimana yabaga ifitemo Wandanda Mizamu yabaga ifitemo abanyamahanga yatwaye Sekafa iyivaho haza generation yaje abantu bitwa Murama Titus yarajije ageze umujyi itwara champion 3 irazi irimo abakongomani benshi urabyibuka icyo gihe irazi itwara amashampiyona irongera itwara indi Sekafa ngira ngo urabyibuka icyo gihe harimo n'abanyarwanda nka bamwe Miriza 2007 yatwaye Sekafa icyo gihe Sekafa 2004 ndiraje haza indi generation yabirimo bacukepo Musoya za 2010 niyo Sekafa APR iheruka irazi itwara Sekafa championnat zo Simbara gapo y'amanota y'abagashyize mu 15 wabagubiza journée zageraga muri 20 APR igikombe yagitwara dutangiye gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda itangiye gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda gusa APR reba round ya mbere na Safitaro zikuramo za Gurumaya zikuramo round ya mbere muri Champions League muri Confederation ntahirenga APR yo ngiyo uvuga muri Sekafa ubu ngo APR ishobora no kuza amakipa nemeza muri aka karere tubaze APR ntabwo azi imbere y'izikipe za Simba ntiyazi imbere y'izikipe za Gurumaya kuko zirayitsinda ntiyazi imbere za KCCA nishobora kuza amakipa APR igeze kugira igihe mu karere yo kipe ya mbere izi za Simba za Yanga za KCCA intake Sekafa ari urushabana ubizi ko ni muhurira gukubita bro yabaga ifite abakinnyi bakora difference reka nabo bahadani reka nkubwire rero tuvugisha ukuri reka nkubwire rero y'abanyamahanga hari abantu bahuna ukora mu bintu byose unsobanuriye mbuze aho abo banyamahanga mu by'ukuri ku ruhando mpuzamahanga naho bibanza cyane demi-finale ku ruhando mpuzamahanga barakiye ko ntabwo bayitwaye urumva ku ruhando mpuzamahanga hanze y'u Rwanda iyo mbwira abanyamahanga bahaye ibikombe muri Afrika APR ibi nibi abanyarwanda ntabwo barayibihereza abanyarwanda ko bananiwe na Sekafa abanyarwanda ko bananiwe na Sekafa y'ibihugu impamvu bananiwe ni imwe rigani muri sport reka nyikubwira impamvu batarabigeraho iyo muri sport wari ufite politike ukayihindura ntabwo uhitega umusaruro w'akanya n'ibyo urabanza ukubaka ukabikorera plan y'icyerekezo politique isomo sitenias ngenda byibazana abana bitwa bakuze baruna na bamigi niba rero umustenias niba migari kuri teringa ari wendere politique bashiyo yi politique y'abanyarwanda uzi APR yarihaye igihe kingana gute ni survey wakoze mu buyobozi bwa APR mu basiye politique ngumenye ngo bihaye mu gihe cy'imyaka 10 none 10 yararenze barafayirinze none b'imyaka 30 kugira ngo abanyarwanda bagere batamusara no ugenda uganiriza perezida w'icyubahiro afandika barebe uganirize Mubaraka bakubwira ati twari twarihe imyaka 5 none twari fayirinze tugiye guhindura system ariko ntabwo tuzi ngo bihaye kingana gute baracyategura barase gutya tudusoza tubishyire mu bafana APR yatangiye gukina icyiciro cya mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yabitangiye Rwanda uvuga 95 right abanyarwanda uvuga abanyarwanda imyaka 9 gusa bari anibitane abanyarwanda urimo kuvuga rigani umutoza dira mazati ninga yazishize pati yatwaye igikombe adatsinzwe n'ubu ngo ajye kuyitwara adatsinzwe niyo uvuga siko badashoboye iyi deba tuyishyiremo icyo nemera ni kimwe barashoboye ariko baramutse banongeyemo n'abandi nta kibazo ariko hagati ya Rugaju na Ruvuyanga mwe muri hehe abafana muteze amatwi reka mukanya gato namwe tuze kubaha ijambo deba yo imaze gushyuha gusa nyine icyo tuvanye muri interview y'umunyamabanga mukuru nabonye n'abantu batangiye kwisesengura hirya no hino badukurikira ari benshi ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba muri kubibona bose bakurikije amagambo umunyamabanga mukuru avuze bose baravuze bati bakuyemo ibya bati rwose byarangiye bati aho bigana turahabona twikomereze urubuga rw'imikino asante